الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bisakare ku ntumwa yacu Muhammad no ku bantu be n'abasanyanyendo be na bose babakurikiye mu kujyana neza kugera ku munsi w'imperuka. Turasenya Gasani subhanahu wa ta'ala ko yashyira umumaro mu byo yatwigishije kandi akatwigisha ibidufitiye umumaro, kandi ntazagire ubumenyi bwacu kuba buzaza kudushinja no kutubera ahubwo buzatubera igihamya ku munsi w'imperuka. Twagaragaje isura ukuntu zifite agaciro kazo za Qur'an n'ukuntu zihambaye kw'Imana yagiye zitonesha, ariko by'umwihariko duhagarara kuri imwe muri aya zo muri Qur'an muri suratul Baqara ihambaye kurusha izindi zose muri Qur'an. Tugaragaza ko ubuhambare bw'iyi aya nta handi bukomoka hakomeye uretse kukuba ikubiyemo ubutumwa bw'Imana buremereye, ubutumwa bw'Imana shingiro, guhagarara ku ihame ryo gusenga Imana no kugaragira Imana nta kindi tuyibangikanyije nayo mu biremwa byayo. Kandi iyo aya ikaba ikubiyemo ibiranganya Gasani subhanahu wa ta'ala mu kuba ariyo igenga byose, ikora byose, ifite amazina n'ibisingizo bitagatifu. Ibi byose nibyo biha ubuhambare iyi aya. Ariko nanone isura ngufi cyane iboneka muri Qur'an, surat al-Ikhlas, isura ngufi cyane. Iriya sura ifite izina ryo kwereza Imana subhanahu wa ta'ala, icyo ukora cyose ukagikora kubera Imana, niko yitwa. Iriya sura ni qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Imana muri iyi mirongo migufi igize iyi sura ariko ihambaye, uko umuntu agomba kubyumva ko ihambaye, Imana avuga iti vuga uti ewe Muhammad, vuga uti Allah subhanahu wa ta'ala, rya zina rya Nyagasani ryihariye, huwa ahad, Allah subhanahu wa ta'ala numwe, nta wundi uriho, Allah numwe. Allahu samad, Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyiri kwambazwa. Ibyo ni biranga Allah subhanahu wa ta'ala, nta wundi wambaza utwari we, nta wundi witabazwa utari we. Lam yalid, Allah subhanahu wa ta'ala ntiyabyaye. Wa lam yulad, Allah subhanahu wa ta'ala ntiyabyawe. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, kandi Allah subhanahu wa ta'ala nta na kimwe ushobora kumugereranya nawe. Laysa kamithlihi shay, nta na kimwe wasanisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir, kandi Nyagasani subhanahu wa ta'ala ni nyirukumva kandi nyirukubona. Iyi ni mirongo migufi cyane. Ubusanzwe iyi mirongo ijya kumanuka, iyi sura ijya kumanuka, nuko abangikanya Imana bagiye ku ntumwa y'Imana bakamuga atari ko wewe Muhammad, twebwe Imana zacu razibona ziragaragara, ntabwo zihishe. Hari zikoze mu biti, hari zikoze mu mabuye, hari zikoze mu, urazibona. Wowe yawe wicara uduhamagara ko twakwemera tukareka ibyacu, mbese Imana yawe watubwiye ibiranga, irangwa n'iki? Niho Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye iyi mirongo kugira ngo intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyisomere ababangikanya Imana ba Maka kugira ngo bemere Imana subhanahu wa ta'ala. Ni mirongo ikomeye, ariko tutayitandukanyije na ayatul kursi nubwo bitandukanye, ntitubona ko igituma iyi mirongo ikomera ni sura igahambara nuko ikubiyemo nanone kugaragaza Imana subhanahu wa ta'ala no kugaragaza amazina yayo no kugaragaza ibirango byayo. Nicyo gikubiye muri iyi sura, nta kindi kirimo, nta rindi tegeko ririmo. Nukwereka abantu ko Imana ari imwe rukumbi rigize, ni nyiri ubugingo buhoraho, ntiyabyaye. Imana ntabwo ibyara, nta nubwo Imana ibyarwa. No kuvuga gutya ibyago ubwabyo nakaga gakomeye. Kuvuga ko Imana yabyaye cyangwa se ibyarwa nakaga gakomeye, kirazira kikaziririzwa. Abantu bagomba rero kumenya ko ihame rikomeye Imana idusaba ni ukwemera ko ari imwe rukumbi, hanyuma noneho tukayigaragira by'ukuri, nta kindi tuyibangikanyije nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bigaragaza rero ubuhambare bw'iyi sura nanone ni hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imwe ni yaturutse kwa Aisha umubyeyi w'abemeramana kugera ku munsi w'imperuka,
aho Aisha avuga ati intumwa y'Imana yohereje abasanganyendo bayobowe n'umwe muri bo, hanyuma baragenda aho bagiye, uwo nguwo wari ubayoboye akajya basarisha amasengesho, abayobora mu masengesho, ariko buri uko agiye kurangiza gusoma akabisoza asoma surat al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Bagarutse babwira intumwa y'Imana bati umuntu waduhaye iswala, buri swali yari yose yasomaga nta kindi yasomaga uretse suratul Ikhlas, cyangwa se niyo yasoma indi mirongo ariko akazana suratul Ikhlas mu gusoza. None intumwa y'Imana arabwira iti mumubaze nukubera iki yabikoraga. Baramubaza arababwira ati nuko harimo izina ry'Imana kandi harimo nibigaragaza Imana subhanahu wa ta'ala, we Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim, ati ndayikunda. Intumwa y'Imana ihita ibabwira iti mumubwire akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu, mumubwire ko Imana nawe imukunda kubera ko akunda iriya sura. Nanone muri hadithi yaturutse kwa Aisha radhiallahu anha, avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo yajyaga kuryama mu ijoro, igeze ku buriri yabanzaga igahuza ibiganza byayo igasomeramo suratul Ikhlas, qul huwallahu, igasomeramo nanone surat al-Falaq na surat an-Nas, hanyuma akihanagura umubiri wose aho ashoboye kuba yageze ibiganza bye. Nibi nibikwereka ko iyi sura uyisomye ukabikora nk'uko intumwa y'Imana yabikoraga, nukuvuga ko biba ari uburinzi kuri we bukomeye mu ijoro. Nanone ikindi kigaragaza ubuhambare bw'iyi sura, naho intumwa muri hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة في كل ليلة. اسمه yananirwa kuba yasoma byibura ni cya gatatu cya Qur'an muri buri joro. Abazanyanyiro baramubwira ati wa kayfa yaqra ahaduna thuluth al-Qur'an ya Rasulullah, ni gute umwe muri twe yasoma icya gatatu cya Qur'an? Intumwa y'Imana arabwira iti qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an, ati gusoma suratul Ikhlas qul huwallahu ahad bingana no gusoma icya gatatu cya Qur'an. Nukuvuga suratul Ikhlas iyo yisomye ubusomye icya gatatu cya Qur'an, wayisoma inshuro 3 ni nkaho ubusomye Qur'an yose. Nayo mpamvu biri mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko abantu abayisilamu bamaze gusara salatul fajr bajya bayisoma inshuro 3 ndetse na maghribi inshuro 3, hanyuma kwindi swala nkuko bizwi igasomwa inshuro imwe. Home hashyizweho nanone surat قل أعوذ برب الفلق سورة الفلق na سورة الناس, ukabisoma inshuro 3 kuri subuhi na maghrib, hanyuma kuzindi swala ukazisoma inshuro imwe. Hanyuma kuri ayatul kursi nayo twari twanayivuzeho mu buryo buhambaye tugaragaza n'intuza n'agaciro n'ingabire zi aya, nuko umuntu nanone agomba kuyisoma nyuma ya buri swala uhere kuri salatul fajr, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati man qara'a ayatal kursi dubara kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil janna illa al-maut. Uzasoma ayatal kursi nyuma ya buri swala nta kizakimubuje kujya mu ijuru uretse kukuba kigenda kwisi gusa. Ariko ubundi nukuvuga ko gusoma ayatal kursi ni by'agaciro gahambaye. Ibi rero si ikindi nuko mu byukuri yaba ari ayatul kursi yaba ari surat al-Ikhlas bikubiyemo ku buryo budasubirwaho, kugaragaza ko Imana ari imwe rukumbi, kandi no kugaragaza ko Imana ari yigize, no kugaragaza ko Imana ari imwe yonyine ari igomba gusengwa no guharirwa amasengesho ahava akagera. Nibi niryo sengesho rikomeye Imana yadutegetse, rikomeye, sengesho rikomeye mbere y'abandi yose, mbere y'amasengesho yose tuzi ahava akagera, nuko tugomba kumenya ko Allah subhanahu wa ta'ala ari ugomba gusengwa kandi tukamusenga wenyine. Nyuma y'ibi ngibi rero n'ikiganiro twagiye dukora kubirebana no kwereza Imana amasengesho yose no kutagira ikindi twasenga mu kimbo cyayo. Noneho turebe ikinyuranyo rero noneho cy'itawhid cyo kugusenga Imana imwe. Iyo udasenze Imana imwe niho wisanga noneho uguye mu gikomeye Imana yabujije. Igikomeye Imana yabujije ni ukubangikanya Imana mu masengesho. Amasengesho ariyo yose
uko twagiye tuyavuga uko angana, ugize ikindi yakorera kitari Allah cyangwa se ukayakora hamwe na Allah n'ikindi kintu, icyo gihe ubuguye mu ibangikanya. Ibangikanya nicyo cyaha gihambaye kurusha ibindi byose. Nayo mpamvu umwemeramana uwo ari we wese n'umuntu uwo ari we wese agomba kugandukira Imana akirinda ibangikanyamana. Ibangikanyamana intumwa z'Imana n'abeza amahanuzi baratinyaga. Intumwa y'Imana umukunzi w'Imana Ibrahim yatinyaga ibangikanyamana. Intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam buri munsi yaravuga ati Allahumma inna a'udhu bika min an-nushrika bika shay'an a'lamu wastaghfiruka lima la a'lamu. Nyagasani Imana nkwikinzeho ngo ndinde kuba nakubangikanya n'icyo nzi, mbabarira kuba nakubangikanya n'icyo ntazi, undinde shirki mu buryo bwose. Izo ni intumwa z'Imana zitinya shirki. Nkibaza rero twebwe ukwemera twadufite, umwanya twadufite imbere y'Imana, byatuma abantu iki cyaha gihambaye bagifata ko ari icyaha cyoroshye. Shirki ni icyaha gihambaye. Aho gihambariye nuko ari cyo gikomeye Imana yabujije abantu. Icyakabiri nuko umuntu uyiguyemo ukabangikanya Imana mu masengesho agomba gukorerwa Imana, icyo gihe niba wita n'umuyisilamu uvuyemo, uba utakiri umuyisilamu ukora shirki yubangikanya Imana. Icyakabiri niyo wavuga ngo nigeze kujya Maka, nigeze gutamba, nigeze gukora ibikorwa byawe byose birarangira, birahanagurika. Hanyuma ikindi nuko umuntu atazarokoka umuriro wa Jahannam, ku muntu uzagira kaga ko kugwa mwibangikanya, ko kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'ibindi bintu. Adilla cyangwa se ibimenyetso bigaragaza ko shirk ari icyaha gihambaye, ari ikosa rikomeye. Nta nubwo kuryita ikosa nabwo ubwabyo ntabwo bingana n'uburemere bw'iki cyaha, ariko ni icyaha gihambaye. Imana muri Qur'an igaragaza henshi intumwa y'Imana, aho intumwa Imana yabwiraga muri rusange abantu, nko ku rurimi rwa Luqman. Imana yaravuze iti wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tushrik billah. Ngo zirikana igihe Luqman yabwiraga umwana we arimo kumuhanura, akamubwira ati mwana wanjye uramenye ntuzabangikanye Allah n'ikindi kintu. Kubera iki? Inna shirka la dhulmun adhim. Kubera ko kubangikanya Allah n'ibindi bintu, ugasenga ibindi bintu mu kimbo cya Allah, ayo niyo muhaguye mu rwego rwo hejuru. Aya kabiri Allah subhanahu wa ta'ala akagira ati innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Mu byukuri wa wundi uzabangikanya Allah n'ikindi kintu, Imana ijuru kuri we yarigize haram. Ijuru ku muntu ubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala ni haram, kandi iherezo rye ni mu muriro wa Jahannam. Na babandi bakoze shirk bahuguje imitima yabo ntibazabona bazabatabara ku munsi w'imperuka imbere y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Nanone mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala akagira ati inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala ntababarira umuntu umwangikanya n'icyari cyo cyose. Ukoze shirk, icyaha cya shirk, n'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala n'imbabazi ze n'urukundo rwe kubiremo, ariko iyo umubangikanyije ibyo byose birahagarara. Iyo umubangikanyije ni ukuvuga ngo Imana ntimubabarira umuntu ubangikanya Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Imana ntibabarira ku cyaha cyo kuyibangikanya, ariko ibindi byaha ikababarira ku ishatse. Kuko iyi kubabariye ibikubabariye kubw'impuhwe zayo, kandi niyo itakwabariye ikaguhana ibiguhannye kubw'ubutabera bwayo. Nanone Imana mu yindi aya ikavuga iti qul ta'ala wa atlu ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Ngo muze mbabwire mbasomera iby'Imana yaziririje kuri mwe. Hano harimo ibintu bigera ku 10 Imana yaziririje bivugwa muri izi aya, ariko ikiza ku nsonga ya byose mu by'Imana yaziririje nuko mutagomba kubangikanya Allah n'ikindi kintu na kimwe, cyaba gito, cyaba kinini, cyaba uko cyaba kimeze kose, cyaba umuntu, cyaba umumarayika, yaba intumwa, cyaba ikindi kiremwa, muramenye ntimuzabangikanye Nyagasani subhanahu wa ta'ala n'ikintu icyo ari cyo cyose. Mu yindi aya nanone Allah subhanahu wa ta'ala akagira ati wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a.
muzagaragire Allah, muzasenge Allah wenyine. Iyo niyo tawhid. Ariko ntimuzamubangikanye ku rundi ruhande n'icyo ari cyo cyose uko cyaba kingana kose. Ntuzagisuzugure kuva ikintu kirimo shirk, icyo ngicyo ntuzagipfobye. Ko muri hadith hari intumwa y'Imana yavuze ko hari umuntu wagiye mu ijuru kubera isazi, undi ajya mu muriro kubera isazi, gutanga igitambo cy'isazi gusa. Yabuze ngo ibyo atamba, abo bangikanyamana baramubwira ati niba uzi igitambo basitamba isazi. Atambye isazi kugira ngo abashimishe ajya mu muriro. Undi yanze gutamba isazi, babonye ngo arabasuzuguye bamwisha yigira mu ijuru. Shirki rero ntabwo ikinishwa. Nanone Imana ikavuga iti fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, muramenye ntimuzagenere Allah subhanahu wa ta'ala ibindi bintu mwasenga mu kimbo cye cyangwa se bimeze nkawe mwumva ko mwasenga, kandi ibintu muzi neza ko Imana ariyo yaremye isi, ariyo yaremye ibirimo byose, kandi namwe ariyo yabaremye. Hanyuma iyo ugiye mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazo zishimangirira ihame ni nyinshi ku cyazo kirebana no kubangikanya. Muri zo harimo hadith iriya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivugamo ibintu birindwi byoreka, aho yavuze iti ishtanibu sab'al mubiqat. Abasanyanyendo baramuga ati wama hunna ya Rasulullah, mwirinde ibintu birindwi bishobora kubashyira mu kaga byoreka. Baramaza ati ibyo bintu ni ibihe ya Rasulullah? Arababwira ati ashirk. Cyambere intumwa y'Imana yavuze ni ashirku billah, kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakazamo no kuroga, n'ubwicanyi, no kurya riba, no kurya imitungo y'imfubyi, no gutera umugongo urugamba, no kubeshyera bemeramana ngo basambanye. Ibi ni ibyaha bikomeye, ni ibyaha birindwi, ariko urumva ko ikiza ku nsonga imbere y'ibindi byose no kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma no mu yindi hadith yaturutse kwa Abi Bakr radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, intumwa y'Imana muri hadith yaravuze iti ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ese murajya ngo mbabwire icyaha nyamukuru gihatse ibindi byose bikuru, ko shirki ni icyaha nyamukuru. Urumva intumwa y'Imana yakise akbar nicyo gikuru, al-kaba'ir y'ibikuru byose nyamukuru by'ibyaha byoreka. Abasanyano baramubwira ati ya Rasulullah tubwire, qulna bala ya Rasulullah, tubwire ya Rasulullah. Qala al-ishraku billahi, intumwa y'Imana iravuga iti kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'ikindi kintu mu masengesho. Iki ni icyaha gikomeye cyane, kuko wafata amasengesho agenewe Allah ukayakora mu kimbo cy'undi utari Allah, ukayakorera undi utari Allah, aka ni akaga gakomeye. Isengesho iryo ari ryo ryose ryava rikagera, haba ari ukwiringira, haba ari ukwiyambaza, haba ari ukwitabaza, haba ari ugusaba inkunga, haba ari ugutinya, haba ari icyo ari cyo cyose, haba ari ukubaga, icyo ari cyo cyose wakora ukagikora ikindi kitari Allah, uba uri mu kaga gakomeye cyane. Intumwa y'Imana yabajijwe ku cyaha gikomeye cyane, iravuze iti ayu dhanbin a'zam, icyaha gihambaye ya Rasulullah kurusha ibindi. Intumwa y'Imana yaravuze antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, kubona hari undi wasenga ikindi wasenga mu kimbo cy'Imana kandi Imana yari yakwiremeye. Kana akaga gakomeye. Imana yarakwiremeye, Imana niyo guha byose ufite, bwaba ari ubuzima niyo buguha, bwaba ari amafunguro niyo buguha, uri munsi y'ikirere cyayo, uratembera ku butaka bwayo, n'upfu uzagaruka iwayo, warangiza ugasenga ikindi kitari we Allah subhanahu wa ta'ala. Aka ni akaga gakomeye. None mu yindi hadith intumwa y'Imana iravuga iti uzahura na nyagasani yapfuye yitabye Imana atarigeze amwangikanya zigijira mu ijuru, n'uzahura na nyagasani yaramwangikanyije uwo ngo nta juru ateze. Dusenge Imana rero bagaragu Uwiteka subhanahu wa ta'ala, duharire Imana amasengesho aho ava akagera yose, twirinde shirki. Abantu bashobora kwibwira ngo wenda nka kumwe abantu usanga arasare akabyuka n'amasaha y'ijoro, warangiza ukajya guterekera, ukajya kuraguza, ukajya nkuko tuzabisobanura mu buryo burambuye, icyo gihe swala zawe ntacyo ziba zimaze. Uva gusari warangiza ukajya guterekera, urasaba amashitani n'ibizimu kugira ngo bigutabare bigukure mu kaguriho, hanyuma binagutabare bigushyire mu byiza wifuza. Ntabwo bibaho ibyo bintu. Imana niyo yagukura mu kaga
imana niyo yaguha ibyiza wifuza. Iri ni ihame rikomeye tugomba kumenya mbere y'ibindi byose. Iyo abantu batararimenya, ibyo uzakora byose bizagupfana ubusa. Nijoro uzaririmba ntaryo uzabona, upfuye uticujije, utagarutse ku murongo wo kubaha Imana no gusenga Imana no kwiharira amasengesho. Hadha wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.